mumushyire yamamaza tuko se mwabuza ubwenge oya none ugira abamukurikira benshi bagoramye goramye wishyiramo amafaranga uryo umwuka w'ibigoramye zenguruka mu bantu ukagera ukavuga ati urawatandukanye n'umugabo mubari we muyaha ufite ikimashini kirara kimukorera gahunda comeka afite ikibuno kireba inyuma muyamuhereze kinini amabuno mubahereze nimukajye musapotinga ingo zicyubatse kuko ntabwo zidukorera akazi neza zituma abantu bose bakomeza kwizera bakaguma mu rugo n'abana babo tukababura uko buriya hari uburinzi buba buri ku rugo rurimo umugabo n'umugore wabanye ariko iyo rusenyutse hari ukwinjira uko wiboneye ngaho unyuze ahangaha ngo yaje ngo kureba mama wasanga adahari nanjye arangira cyangwa ngo abyutse kuri mama ikintu cyapabaye sharoba umuntu kugira ngo angire nanjye angire n'umwana igihe cy'ubugoryi cy'ubugoryi bati uwo bagize ni kangahe nimero yawe ni nimero yawe ni iyihe we bagize 0 fata utwo tudorari uvuga neza ndakwemera uvuga neza uri pasiteri uri mama pasiteri twahuza tukozanya ibirenge tukozanya ibirenge neza tukantari nizere ko umeze neza uri amahoro nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda bose n'abandi bantu bumva ururimi tuvuga ngewe n'amasengesho n'abandi bera bose tujya dukorana ibiganiro wagize neza gukora subscribe n'ubu ugiye kuyikora nawe Imana iguhe umugisha icyo nkwatuyeho komeza urindwe ubuzima bwawe Imana y'amahoro ikomeze iburinde yaba umubiri wawe yaba ubugingo bwawe n'umwuka uhumeka n'ubutunzi ntibukaze w'umugayo bw'umwanzi Satani n'abambari be Imana iguhe umugisha nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk tuje kungurana ubwenge bw'Imana n'ubuntu bw'Imana Imana ibashyize kuri twebwe kugira ngo dukomeze dufashwe namwe mufashwa no mpamvu mbahaye ikaze muri iki kiganiro gitangira tukaza gusuzanya nacyo dufite topic iteye itya mbere yuko nakira umuvandimwe topic yacu iravuga ngo ese ni gute abantu bananiwe guhuza isezerano rya kera n'isezerano rishya kabiri kumenya icyo ryavugaga hagati y'aya masezerano yombi gatatu ese abantu bakurikiza irihe nizihe ngaruka zishobora kuba mu gukurikiza isezerano rya kera cyangwa se n'irishyashya nibi tugiye kuganira utera agatebe wicare wige ndabizi ko umwuka w'Imana ari muri twebwe masenge ndakwakire ngo haye ikaze murakoze cyane dushimye Kristo Yesu uduhaye kuba tugarutse hano kuri izi kamera n'umugisha ukomeye kandi tunashima Imana ko Imana yabanye natwe reka tubanze dusenge Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ko wemeye kubana n'imbabazi zawe dibane natwe muri iki kiganiro muri n'abana b'Imana tukaganira mwuka wawe wera atwigishe byuzuye mwuka wawe wera amanukira ahantu atwika imbaraga zose z'izina rya Yesu Kristo uduha umugisha kandi uha umugisha abantu bose bumva bumvire mu izina rya Yesu Kristo amen. Narimvuze ngo turashimira Kristo Yesu ko yabanye natwe ngira ngo twe tumaze iminsi tutari kuganira kubera umurimo w'Imana twari twababwiye wari ukomeye ariko turashimira Imana ko Imana yadushyigikiye atubwira abantu bari kutwumva n'abadukurikira kuri Prince Robert Rwanda no kwibuye Rizima TV ko Imana yatugiriye neza. Wabonye umusaruro w'ubutumwa tuba tuvuga abantu barizeye barakizwa barabatizwa Imana ishimwe rundi twakoze umubatizo rwose igenda neza mwiza Imana yarakoze buriya bukeye twagiye mu majyepfo tugezeyo Imana ikorana natwe ibintu bikomeye duha abandi bizera bashya batandatu mu iteraniro rimwe abantu batandatu bahita bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero ubu ngubu nyine urumva ko umurimo w'Imana urakomeje byose nishimye ndanezerwa abantu benshi bajya baduhamagara kuri telefone akatubwira ati Imana igumugisha ibiganiro byanyu mukora biratwungura nubwo atari benshi kandi si dufite intumbero abenshi twebwe Bibiliya iravuga ngo abahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iyo tugize amahirwe umuntu umwe mu bwami bw'Imana agahindurwa gukiranuka sava uyu muvandimwe twicaye iruhande uribuka mu minsi yashize abademoni baramuhinaritse Imana idukoresha iby'imbaraga bari kugenda nabyo n'urukundo rw'Imana Imana rero igenda ikora iby'imbaraga
nubwo tutabura abahimenayo na badema ariko urugendo rurakomeje uko biri kose. Ntabwo twabura intambara, kuko ubwo habuze intambara n'ibigeragezo twaba turi kwirwanya cyangwa se turi mu bintu by'imikino. Ariko nyine ku rugamba ntihabura amasasu, ni kumwe yaririmbye amakajoriti iki byose, ariko ntibibuza urugamba gukomera. Haleluya, ndashima Imana ko turwana dufite intsinzi imbere yacu. Icyo ni ikintu ubundi kinezeza. Iyo ndebye ukuntu urugamba rukomeye nshobora kugira ubwoba, ariko nakwibuka ko urugamba turi kurwana intsinzi dekarawe, uwatsinze arazwi kandi uwo niwe mperereyeho. Ntabwo rero gutsindwa birimo, Kristo ari kumwe natwe. Rero nashimaga Imana ko Imana yatugiriye neza, ikaba yaradufashije kandi ikabiduhaye umwanya wo kongera kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana igumugisha. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro gutya, tubanze dusome ijambo ry'Imana, kubera ko naje gutekereza ndeba donc hari ukuntu maze igihe ndi kureba akajagari kari mu bantu, mu mitwe y'abantu bitwa ko bakijijwe. Kareba umuntu ngo arakijijwe, ariko ijambo ry'Imana ntazi gutandukanya ururo n'icyatsi, reka mvuge gutyo. Kandi ugasanga hari ibyo yihandisha bimuhindukira urubanza imbere y'Imana, ndetse bishobora kumurimbuza, kandi yitwaga kwakijijwe. Ubu birababaje ko iyo tuvuze ijambo ry'Imana, gutinyuka kubwira abantu bamaze imyaka 40 ingaha amadini amaze imyaka za 40 ingaha, ukabwira abantu ngo ibyo mwize si ijambo ry'Imana, bikangamo bakavuga ufite dayimoni nkuko babwiraga Yesu. Oya, ni ahantu wabonye komantere ejo bundi bambwira ati icyo mpfa nawe uriyemera wigira muri umuntu w'Imana. Turi gukora umurimo ukomeye, kubera yuko abanyamadini, abantu bonse amashereka yo mu madini kuva kera, bonse y'amashereka yo mu madini akomoka kuri babajeziwiti bashinze amashuri ya teoloji. Ako niko gakiza, niyo standard y'agakiza abantu b'uyu munsi bafite. Ni nacyo kintu gusa ntitukore generalization. Hari abera b'Imana, hari abantu Yesu Kristo yahishuriye kuva na kera no mu rugero rw'amadini. Yego, urumva erega burya Pawulo yaravuze ngo ukuri dusohoyemo abari ko dukurikiza. Hari ukuntu Kristo n'ubundi kuva kera ntabwo yamenye yifuza ko abantu bajya kumwiga, ahubwo yamye ashaka ko abantu baca bugufi ngo abihishurire. Abantu bize Kristo rero n'abahishuriwe Kristo baratandukanye. Ni ukuvuga ngo rero abantu benshi bize Kristo, ni niyo mpamvu bafite ngo ababyeyi babo bo mu mwuka bagenda munsi y'amavuta yabo, badashobora kurenga aho hantu. Kandi urabizi ko ihene yose irishiriza ku burebure bw'ikiziriko cyane, ntabwo ishobora kurenga aho ngaho. Rero ishatse guca ikiziriko urabizi uko bigenda. Keretse inama nizo nabonye, inama batajya bazirika kenshi, kuri inama barayireka nayo ibizi imbi bitarenga. Yego, erega intama yo iyo yahuye ujya imbere ikagukurikira, ariko ihene niyo uyiri inyuma uyishoreye, nabwo utajyanye inkoni nyinshi, nabwo ikatira mu mirima y'abandi, uyereka inzira igaca ahandi. Niyo waba ufite ntabwo mugerayo amahoro. Ntabwo bishoboka, ntabwo ihene wayigeza aho uyizirikamo. Ntabwo bikunda. Ihene ihora ari ihene. Ihene ni ihene. Pawulo yandikira Abagalatiya ku bice byaho 4 ku murongo wa mbere, titira amagambo aravuga ngo ubutumwa bwiza bwatubatuye mu mategeko. Ariko uyu munsi abantu baracyabaswe n'iki? N'amategeko. Kandi ubutumwa bwiza bwaratubatuye amategeko. Isezerano rya kera. Nagusuje kandi nguhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe, bigutwikire aho uyerereye hose muri iki gihe cy'ubugoryi gugoramye bw'umwijima. Hanyuma Imana y'amahoro irinde ubugingo bwawe, umubiri wawe, umwuka wawe, ndetse n'ubutunzi bwawe bitazaho umugayo. Nje muri Gospel Talk ndi kumwe na mugenzi wanjye Masengesho, muramubona kuri kamera. Reka mwakire adusuhuze, hanyuma atwinjize mu kiganiro. Muvandimwe ndakwakiriye. Murakoze cyane. Guhaye ikaze. Murakoze. Ndashimira Kristo nyine utwemereye kugira ngo tuganire. Ukomeje uravuga uti muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Yego, iki ni igihe koko kigoramye cy'ubugoryi, kandi nibyo tugomba kubyitaho. Nimba ari umuntu Kristo akwiye kuba hate muri iki gihe cyahengamye nyine cy'ubugoryi. Ahubwo icyambere umukristo akwiriye kumanza akareba nimba bizi cyangwa bibona ko turi mu gihe cy'ubugoryi. Urabibona ko turi mu gihe cy'ubugoryi? Urabyemera? Urabibona? None nurangiza kubibona rero uragira no gutekereza ngo ese nanjye nkora iby'ubugoryi?
kuko ubundi mu gihe cy'ubugoryi iyo ukoze iby'ubugoryi nibwo ubasha kuba muri icyo gihe. Yego, ni nabwo wemerwa, abantu barapudetwa cyane ko gushungerwa urumva nibwo urapudeti, urumva se muri icyo gihe nibwo bugezweho. abo bashungerezi nyine nabo baraza, none se bashungera igihe cyabo nyine, kandi igihe cyose burya kijya kigira ibyacyo. Hanyuma rero iby'iki gihe tugezemo ni igihe cy'ubugoryi. Ariko reka mbanze nsome ijambo ry'Imana, Gutegeka kwa 2:32-5. Aravuga ngo bariyononye ntibakira abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo, ni ab'igihe kigoranye. Igihe kigoramye ndasubiramo, bariyononye, abo bariyononye, yego, ntibakira abana bayo, bavuye mu buntu bw'Imana ntibakira abana bayo, ahubwo ni ikizinga, ahubwo ni umwandu cyangwa se ni ikizinga kuri bo. N'ab'iki gihe kinaniranye, n'ab'iki gihe kinaniranye, kinagoramye. Wabyumvise? Icya mbere, mu gihe kigoramye kinananiranye, abantu bariyonona bakava kuri yo, bakava ku Mana. Tugende gakeya. Yego. Ijambo kwiyonona. Yego. Turagenda ku kigoramye. Yego. Kwiyonona, kononwa, noneho tukajya mu gihe kinaniranye, twinjire no mu gihe kigoramye, kinagoramye. Iyo igihe kinaniranye bisaba abantu kwiyonona kugira ngo bakomeze bagoramane nacyo, kuko ubundi urabona ko nk'ubu wenda n'urugero nushaka kugoreka kuno kuboko kwanjye birasaba kukuvuna. Urumva? Birasaba konona, indukiza imitsi turagurika, amagufa gakonyore, nikamara gukonyoka kagoreke, wige kubana nako ku buryo gashobora kuguhesha amafaranga wicaye nk'ahantu baba bati nibyo harakonyotse ati yo. Bisaba kwiyonona. Urumva hari abantu burya bajya bareba byacanze agahitamo gufata imbago, kaniyonone nubwo nari muzima, ariko kano kaguru akaba gahambiyeho amabandana, kasereka hano ushaka intuza akikomeretsa, bati ntimureba ko narenganye, iminwa gahengeka, yakazirika inyama hano agashyiraho siparadara, akaba arayivunganye muri gara, ati murandeba barambaze ndi gupfa. Mu gihe umuntu avuga ati sha kugira ngo uyakorere hano bigenda gute, bisaba kwiyonona. Mugabo mugatandukana, akava mu nzira, ukanamuhiga ukanamubwira ati tujya kukubona hano, akavuga ati paka ari igihe kigoramye, kanagenze nanjye ndabigoreka, ariko paka kishyire hejuru nagamo marayika. Kandi umwuka w'igihe kigoramye usirikira ahantu hose, ku buryo n'umuhanzi umubwira uti kugira ngo ugendane natwe bigoramane, bizamuke, shaka ibintu bigendanye no gutosa igitenge, nutagitosa ukaba uzarenga aho ngaho, ariko ntugitosa nzaguha promo, ku buryo n'abantu bitwa ko bafite ubwenge twanatoye mu matora, tukaba gahunda zo kuduhagararira mu bagore n'ahandi hose, bazajya baguceza cyane, bazajya baguceza kubyine ahantu hose uhumure, wagenda utose igitenge gusa, ubundi tukwereke ngo turakuzamura. Igihe kigoramye cy'ubugoryi nushaka tubwire uti ngewe yaje azanye inzoga nabibonye ko yarayifite, turazinywa twazinyweye, munyakire ntanga ikirego cyanjye, ntanga ikirego ko nakangutse nkabona ibintu byahindutse, nubwo ariko kazi nari nsanzwe nkora, ariko aho nababaye, nari ndepfira mu majyepfo. Tese sibyo usanzwe ukora, mufata ikirego, niko kazi kanyu, niyo mushinzwe kuturengana. Imyaka se murayinganya, oya ndayimurusha, ariko yacutse yafatiranye kandi ubu ngubu twebwe mwiroro.
mwumva ikirego mu gihe kigoramye cy'umugore. kandi abahanga bazi kureba bagahita babona ko utagira imbaraga cyane tutakumenya cyane utamanje kuza yitwaje ndabwira rikeri cyane ariko nawe injira mu mubare w'abazi nubwo cyaba ari igihe kigoye ubufunzwe ariko cyamahariye twagusobanura urumva mu gihe cy'ubugoryi nk'uko buri guserera ati uyu niwe uzatwamamariza kubera iki azi kuririmba k'inyuma bigo bikomeye uriya niwe wacu bamushyire yamamaza ariko se mwabuze ab'ubwenge oya uriya niwe ugira abamukurikira benshi bagoramye wishyiramo amafaranga urya umwuka w'ibigoramye zenguruka mu bantu ukagera ukavuga ati uriya watandukanye n'umugabo mubari we muyaha ufite ikimashini kirara kimukorera gahunda comeka afite ikibuno kireba inyuma muyamuhereze kugira ngo amabuno mubahereze ntimukajye musapotinga ingo zicyubatse kuko ntabwo zidukorera akazi neza zituma abantu bose bakomeza kwizera bakaguma mu rugo n'abana babo tukababura kuko buriya hari uburinzi buba buri ku rugo rurimo umugabo n'umugore babanye ariko iyo rusenyutse hari ukwinjira uko wiboneye ngaho unyuze ahangaha ngo yaje ngo kureba mama ngo asanga adahari nanjye arangira cyangwa ngo abyutse kuri mama ikintu cyababaye sharoba ni ukugira ngo angire nanjye angire n'umwana igihe cy'ubugoryi igihe kigoramye cy'ubugoryi bati uwo bagize ni kangahe nimero yawe ni iyi nimero yawe ni iyihe we bagize 0 fata utwo tudorari uvuga neza ndakwemera uvuga neza uri pasiteri uri mama pasiteri twahuza tukozanya ibirenge tukozanya ibirenge neza tukantari konegita tubyose ako iki gihe ari icyo mu gihe kigoramye cy'ubugoryi ubundi mu gihe kitari icy'ubugoryi ibintu by'ubwonone ibintu byo konona ni bande turonona fondasiyo mwirimbi none se twakonona twakonona mubateranyirize hamwe tubajyane inzoga itende sheri ngiyi iratangiye ngaba nabazanye none icyo ushaka ukagira inzara ukabura igitambo ukabura icyo uturamo kibi nabize mu bugingo bwanyu ko turakwemera turakaze niyo muntu wa mbere muntu se ikimenyetso kugira ngo tuzamenyane gahunda neza jya wambara impeta y'umukara nzahita umenya ko ari uwacu nanjye nzahita nzatuporane nanjye nyambaye ntese nanjye nzayishyiramo bahite batubona marobo muri maso zamure hejuru cyane uriya ni uwacu muzamure neza twebwe twakorari igihe cy'ubugoryi bizajya bimenyekana gute tuzashyira kuri porofile yacu umuntu uzi kubimenya azahita amenya gahunda muzigere muyoba none se ngewe rogo yanjye ya cano yanjye nzayishyiramo gahunda zanyu nzagerageza gushyiramo sibyo se mu itorero tuzamenya gute piramide muvange akajisho mushyiremo zajya mubimenye mu gihe kigoramye iwacu twebwe uzadushushanyizemo igitsina cy'umugore none se twebwe ko abarokore aribo birwa mu ariko matenyera bakwaga abarokore ngo niba birwa muri utu tuntu tw'utujana twebwe tutajya tujya mu buntu bw'ubujana ikirango cyacu muzagishyiremo 6 ariko nta kibazo ntunga muhumure nta muntu uzabimenya mushyiramo imirasire ntawe uzabibona umva perezi bagurira iniforume abatenga ibitagangurirwa ukabambika ingwe muhumure ntawe uzabibona n'ibigoryi kambubakire barangije ni nziza muzajya muza gucerezamo bizajya binyuranamo imyasa byikaraga bikuramo ubugingo bikuramo ubuzima bikuramo ibihe byiza bikuramo amasengesho bikuramo umwete bihumya amaso biyanogora bizamura bibonona gake
bibonona Diyako ushingiye ku minsi umaze ukora umurimo w'Imana genda witange kudekora urusengero rwose amazuba ntakaburemo tw'imigongo muri Egiputa ntikaburemo tuvanemo utuntu tutwononera ku buryo uzajya twonona handitse haleluya tuzajya mu ijuru tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya tegereje ko numva tusigaye turirimba ntibyemerera ko nta kizamuka ko nta kintu ariko dufite abana b'abahanga pampa baba bazambaye bikagenda neza bati mwese gucya muze tubigishize abononwe biyononnye muzi uko baririmba dike gabanya tubereke twese gucya waragabonye wabuze uzi ikintu gasobanura ni iyihe nyamaswa igira ngo kudoma idoma wari imwe guzi bati igice sigami ryinyo n'ubumara kigendera ariko sha twese gucya twagiye rimwe tubadame kabiri konona ubugingo tubumaremo twari dufite ibihe byiza maze abajyana raporo kandi Robert we n'amasengesho aba bana bacu mwirwa muvuga bazabakoraho igihe cyo kwiyonona reka ntabwo wajya kubwiriza utarisomye ko se waba uri kubwiriza ibiki waririmba gute se wakwantona gute nta kantu washyizemo inywere byose n'ibyo cyangwa usara ruririmba ijwi risaraye nta mwuka wera usabwa n'urumogi rushyiremo twiyononane igihe kigoranye wahamagariye bari abantu ukabambatiriza batazajya babitiranya babatize nibashaka baveyo bavuga bati tuzakomeza akazi shiramati zamuramo igihe cy'ubugoryi berejwe muterure mujye kurambika hariya iminuza murambike hariya murambike hariya mujye vava abandi bataducika mujye vava bitaramenyekana ubundi muri iki gihe cyerejwe abantu benshi ntabwo bajya bamenya estimation masenge umuntu akicara agahita avuga ati mbo ndakora skandari uri kumva nimara kuyikora harahita hajya yindi mbonye imbaraga cyane ariko Bibiliya yavuze kubera iravuga ngo Bibiliya iravuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi ariko abantu berejwe abantu bononwe abantu bari mu gihe cy'ubugoryi bugoranye turi kugendana yego imbaraga na swingi zabo ziva mu byuma umva hano ku bana b'Imana mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi yego subiramo iryo jambo mukore byose yego mutitotombana mutagishanya impaka yego kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya yego mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi yego bene data inshuti z'umusaraba wa Yesu dukunda dusengera dufatanije urugendo uzi ahantu haba itabaza n'ahantu haba ubugoryi nibura basi urabizi ubasha gutandukanya ibyo bintu ahantu hari ubugoryi n'ahantu hari itabaza ubasha kubimenya tubwire hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi muri iki gihe cy'ubugoryi murategekwa guhinduka amatabaza itabaza ubugoryi bugendana n'umwijima itabaza rigendana n'umucyo ushaka kuryatsa bakuzimya ibikuzimya bimanuka cyane ibigoryi byose biguteranira bizimya bisuka amazi arabyara bizamutse mutabare musuke amazi vuba muzimye se mwari mubizi impamvu bamenera ibanga muri kujya kubona mukabona kugira ngo umuntu ahinduke icyamamare
no guca ku bantu berejwe. Muzi impamvu nta mpano zizamuka zidaciye kwa ba manager mu biganza bya shanda byanga. Ntago wanyuraho hanyuze kuri cana wanyura y'ubururu ntago y'umutuku ya ekeri cy'abayekeri za kompa ekeri tw'amande zingahe kutujisho kutubara ducomekera kaza kagahita kigira nk'inzoka ngo kabira rizamuka raporo burya raporo uyu muntu turebere kwemera muntu wacu hari abandi bantu muzabanze mu byitegereza kandi muzakora ubushakashatsi. n'utwana turi mu cyaro kapfa kuvuga rimwe gusa bati turakageraho yakagezeho kare cyane radari zabahaye ati ngakariya karakana kavuga neza karakana kari kugira neza mwihute cyane mugira vuba mugafatirane vuba mara kukada mushugunye mpfiriya yo boga mara arona waze mvuga ati sha uyu mwana ararenze tarakaze atava ikigara bafashe koko najyana kapara abayobore ko turakaze urakaze muri iki gihe cy'ubugoryi ujyana nabwo cyangwa uritabaza ntuguhitamo hari impande reka twababwiye ngo ubu none nta mikino ihari ibyo mutubwira ngo twigishe Yesu byararangiye ubu turi muri gahunda yo kumenya ngo ndanyura turi ubu ni ukumurika nta rundi rufatiro tuzashyiraho ntarwo rwashyizweho ni rumwe ni Yesu Kristo mwarigishijwe Yohana yaravuze na Pawulo aravuga na Petero aravuga na Yesu nyirizina yariyizi ibyo yababwiye nukomeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe mu gihe kigoramye cy'ubugoryi iyo ukoze ibintu by'ubugoryi biragusapotinga uhita wamamara nyine nguri kubona ngo nkibana n'umugabo yari yaranyishe nabi ariko ntandukaniye nawe ubu ndakaze reba reba isura ndakaze nsigaye mba muri etaje reba nibwo nsigaye meze neza Imana yaranzamuye views robo mugire vuba umugabo wanjye ejo bataramufunga umugabo wanjye bataramufunga bamunkureho nari ikirofa none ariko murabona ukuntu umeze nasobanutse n'ubundi uri gihe cy'ubugoryi abatandukanye muza hano mubwire n'abandi bantu bose batandukanye ko abagabo bari kubicara turakwemera n'uburi kuvuga kuri indaya ya Yesu ariko turakwemera umuhanuzi uri kuvugira mu mwuka uri kuvugira mu mwuka nuko abandi batari kubyumva nuko abandi batagushyikira burase bara nibo bakorera Imana bonyine yego atabigoryi muze muhereze momo niyihe on Africa badira imiti munagemo muzamura umuntu wacu dore nguri ko barutumenye Robert na Masegesho bavuze nibinyeshya ari birabireke nibinyeshya ari mu bihorere wari ugiye kugira icyo ukora bihorere n'abanyeshyari bihorere murebe umuntu wacu n'ubuhe uri guhanura ati itariki 26 z'ukwa gatandatu muyisengere cyane muyisengere aturiya uriya mumuhereze ukire vuba rero wacu turi kumwiyumvamo hari utuntu turi gufata turi kubabwira ati se nagiye kubona mbona muri departement Maria na Yesu ababonye uriya n'uwacu mugireyo mushyira igihe kigoramye cy'ubugore ariko masenge aruzika ibintu bikurimo uramenya ujye ugenda gake ntaho bihuriye n'ibiri muntu wacu uzakine n'ibindi urako Imana imuvugira amahoro azana message z'ibyo Imana yamutumye wowe birasohora wowe se urubwiriza ijambo ry'Imana abantu ngo bihangane bakizwe bizere ngo mugiye kujya mu ijuru bagiye kugira ibiki ntari twiyubakira n'amataje wowe nta kintu kikurimo gihe kigoramye cy'ubugoryi tariko se reka mbabaza uriya muntu ntabwo mubona ko yagiye kuzana amavuta hanze ntabwo bayamushyiriyeho kuri kamera yo gutura abantu hasi
uriya mibatizo igenda bababatiza muhwera ntabwo muba muyibona ntabwo dushaka kubireba kandi shaka ibintu byanyu nuwacu muvuga byose nuwacu bari umusinzi aramaze nuwacu ese iby'ubugingo nimubyitayeho biramaze mu bugumane mwenyine tuzajya tugenda duhimbaze turirimba muri worship team ibyo birabareba n'ikimenyimenyi nta kintu muriho nta modoka mufite nta mazu mugira nta sengero mugira nta bishashagera nta amahembe yigoronzoye babasukishijeho nta mumoro twebwe by'amaviza by'ubugoryi kandi mwebwe mwajyana ubugoryi byacu biratugaburira ntabwo dushaka nabyo dukeneye ubwenge ni mu bigumane mu gihe cy'ubugoryi abakora ubugoryi nibo basapotingwa niba ushaka shyira imipuri hanze ushaka kuba icyamamare shyira imipuri hanze videwo ze zasohotse mwari muzi impamvu uyu munsi kugira ngo uhinduke icyamamare bisaba ko harimo igitambo kigomba kujugunywamo aho ngaho ni ibuye rirahirikwa bati umugabo yagiye ubu noneho ndi free mwabimenye twatandukanye isi mumfashe YouTube mu ntware mugore werejwe hariya bahafi meni iyo nkuru hanze ku mihanda binyamakuru byose mucuruza izina rimwe iyi foto byatandukanye noneho miyoboro muzibuke mumene hariya ni free mugira vamo mwarimu muzabanze mu impamvu ariko nubwo bavuga ngo ubwenge bwawe nta kirimo mu mutwe nta kirimo atari ko ngukunda kubi ndagukunda nubwo nta kintu ufite ni wowe wanjye nubwo nta kintu kirimo uramaze genda kwikundira tise ko biriya bintu birimo abadayimoni biramaze Yesu ngo bari kumubamba Pilato arababwira ati kandi uwo muntu ni umukiranutsi w'Imana atoya genda akarabye amaraso ye ntazambarweho biramaze mubambe azatubarweho n'abana bacu ushaka bizadukoreho bizaduhagame mumwice mumurangize mwice mubambe murangize azaduhagame n'abana bacu n'abandi ubwira ati ibintu ko ari ubugoryi binyuranye n'ijambo ry'Imana biramaze n'ikigoryi cyacu ibyo nibyo dushaka bizaduhame n'abana bacu ko muzarimbuka tuzarimbuke ubwo tuzaba turimbukanye nawe nta ribi ni mami wacu ni dadi wacu ntidushobora kubihindura igihe kigoramye cy'ubugoryi abantu bariyononye biyononesha ibizira biyononesha ibyaha biyononesha kwanga ukuri bagakunda ibinyoma biyononesha guhumiriza amaso ngo batareba biyononesha kuziba amatwi ngo batumva biyononesha gushyira imitima yabo h'ibinure kugira ngo badatekereza badafata umwanzuro wo gukurikira Imana nyakuri biyononesha gukunda ibishashagirana byuzuyemo abadayimoni biyononesha ibintu biri grefe by'ibituburano biri aho ngaho ako kantu gatsimangira ati turakubangurira yego mubangurireho uzajya wera kinini yego amafondasiyo azakora yego abantu benshi bazajya baza yego n'abakomeye yego none se ko bavuze ko iyo tuje hano muri Zambia bashaka kutuneka yabikorera ariko bayo zagenda twaguhandi mavuta kuri Tanganyika harahari zagushyiriraho utuntu tw'utuvuta two kujijisha none se ko numvishe bari kusakuza ngo aya mabara ngo babwire ko ntacyo atwaye amabara ko bavuga se ngo umusaraba n'iryo bendera byo bisara baranga mushya muzawushyire hari igice muhamagare pasiteri aze tumwicara imbere atubarira inkuru z'ukuntu turi ibimara turi n'ibigoryi abona n'ubundi twibere kuzimu aho turi nta tandukaniro ni kuzimu mujyayo mu mibyizi kuwa mbere nzaba derivura nimuza kuwa gatandatu cyumweru ya derivura yego mushumba nibyo turi kuzimu koko turi kuzimu twonone nta kibazo twonone natwe twarabonye ko dushaka kuba ibigoryi kuko iki gihe kirangoranye antikristo ibimenyetso bye biri n'uburyo azaza n'ubuhenzi bwe bw'icyana n'amaraya n'umwenda w'umuhemba mwawemera kuwambara yego twambike vuba duseruke natwe tujye mu bandi nibyo biratuma korari yacu izamuka gira vuba
niki gituma indirimbo irebwa cyane ni ukwambara shyiramo imirabyo imyotsi izamuka shyiramo ati bantu ko mutitonda nyamara ibi bintu oya nta kibazo turi iki ni igihe cy'ubugoryi wizana ubwenge hano vugurura umuntu wese wumva ko yize umwuka wera jugunya nta muntu wemerewe azajya abanza azuherejwe nimba ibyo bintu Imana imubwiye ari byo najyaza dusobanuze neza niba nta muntu wemerewe guhagarara hano ngo ahanure turabiciye yego hano muri Kenya ntibizagaruka tuzunguza ibitambaro hejuru cyane niba bivuga mubabwire ko mutari mubizi ariko iwanyu muhimbaza ariko ubwo ngubwo akazaba gatangiye imbere cyane nta muntu uzabihagarika ese nyuma aba bantu ko bahoze bagira ijisho ry'umwuka ntabwo bazabibona twarayamennye abana se ko ari abapasiteri mubahe ijambo nubwo papa wabo yagiye ariko nta kintu batwaye mubahe ijambo wigisha gusa nk'abicisha bugufi wavuga ibintu bitari mu bwenge bw'Imana ariko muhumure ntawe uzabavumbura twarabarangije kuva na kera twabigishaga yuko umuntu adakwiye kubahuka ati none se ariko ubwo mushiki wawe wabigenza utati yego ndakubaza ubonye so yambaye ubusa ajya hari kamera nka roti ati ko ari byo koko dini ryacu n'umubyeyi ntabwo wajya kumushyira hanze muzana icya 10 n'amaturo mugurisha amasambu mugurisha muzana reka tuzane ntabwo tubivuga nimwakire iri soko ry'imburamumaro mbese ugabye igitero muramuzi igihe kigoramye cy'ubugoryi kashize ati nimwicare mu nzu mugume mu nzu guma mu nzu urugo rw'Imana ajya runyereka ndurora runyegereye arumpishuriye bituma nifuza cyane kugerayo niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya nagira ngo mbwira abantu bari kureba ibikorwa byose n'ibivugwa wowe wajya kubona ukabona usa nk'uwisanze uri kuvuga ibya wenyine usa nk'uwisanze wa mugani wa munyamurenge ati ndi mu modoka njyenyine ukisangamo uwumwe hari wa muvandimwe twasuye ati nagiye mu rusengero nditegereza mbura ageze harababura akajya ashaka bati ko nta muntu ndi kubona muntu n'umwe ndi kubona hari ahantu ujya ukabona ruruzuye ariko wagishaka ukamubura pe ukamubura wigira ikibazo igihe kigoramye nibo baba bahari mu gihe kigoramye cy'ubugoryi nibo baba bahari wigira ikibazo tekose ko mbona wamenye amakuru ati ngwino hano tukubwire mu gihe kigoramye ukuntu dukora fungura cano ndayifunguye cyane yita izina ry'Iyobokamana ndayifunguye nashyizeho shaka izina ryo muri Bibiliya nta kibazo nashyizeho tangira urugendo neza nta kibazo imfubyi yazifashwe kera hagati gushyiraho gerefa kurama izo mfubyi ntabwo tuzishaka n'abapfakazi ino ndimo dukubiteho ikironje shyira ironje hejuru kibi kironje indimu hano bijye bigira ariko na hano bigize ahantu hose uzagushakira hose uzagushakira muntu uzakubone ahantu hose bizabe byigoronzoye kandi umuntu uzashaka kuzamura umutwe ashaka gusobanurira abana babwate mwavuye mu bugoryi mukaza mu bwenge mujye mumuhurizaho bahungu bacu murabizi nitwe twabashyizeho tubaha ibyo mufite tuzabongera n'ibindi ariko mujye mucubya vuba mutangire kare mujye mubona bashatse kuzamuca no mujye muhanagura mubandika ibyasha mujye mubashyiraho ibyasha ukuntu mubonona ibintu mushyiraho mujye dukorera akazi bahungu bacu bati turi abakozi b'Imana turi kubabwira iby'ukuri turahata turebye ukuntu muvuga mwiyoroheje dushingiye mwiyorobetse rwose muri abantu b'Imana ni mwebwe abantu b'Imana koko ariko nyine
wazajya kubona ni iki cyatumye twisanga aha hantu, ni gute twisanze aha hantu mu gihe cy'ubugoryi. Hari ijambo bwose twasomye rivuga ngo mugende mwonone umurwa, muwugeri imbingo, muharire abanyamahanga bawuri bate, bari bate, wacerarira ngo kintu cyazanye bice mu itorero sha rikagiteza abantu sha, umwariteje abantu sha, ubutumwa bwiza nibukibwirizwa hagezweho guceza gusa none ku buryo bya bintu byo kuririmba hakavamo abantu buzuye umwuka wera bajya gupfukama bihana ibyaha bari ibyo bintu bizavaho ngaho musibe. None kugeza kuri rwa rwego babavuga butumwa baza bavuga bafite ifuye ry'Imana babwira abantu kwihana ibyaha no kwizera Yesu, bagambanira mujugunya mu bisheke nabiraba nibyo banapanga, mujugunya mu bisheke ntituzongera kumva abo bantu, mujugunye mu bisheke abo bantu ntituzongere kubumva hano, mugire vuba vuba mujugunye ku buryo za nsengero za zindi habagamo ab'inginzi basenga mushyiremo abarangi bajya barara batongera, mugire vuba vuba mwonone mufatire uyu mukobwa waje aririmba ati tuvane induru zo gusubiza amaso inyuma, asubiza inyuma turebe imbere jya kuzana bya bindi muri Dubai maviza araharema shyiremo bya bindi byo kubabwira ngo mwihangane mutegereze ngo Yesu azaza, ngo mwemere guhomba byose. Wapi muzane twirire twinywere ntakazaba ntabwo imvura izagwa, nta mvura izagwa, ntibazababeshye ntabwo Imana yatwika abantu bayo, Imana igira imbabazi, izabota none abantu bose mubagorane. none se ko bari abantu b'Imana nimutuma Imana ibashyigikira bakazamuka, mugende mubamanure muzamure bya biteshe byacu. Uriya yemeye ubugoryi yego, umuhudu tute mumutumire, amarandevu ajya ahoraho ahantu hose, mumubwire ajya hariho ubwiriza ahantu hose. Uriya yemeye ubugoryi yego, mwe kuyobora ururembo n'uwacu muzamure YouTube. Uriya muntu yaremeye ivi yarikojeje hasi ikimenyetso, mwaramubatije muzamure ku mandeshoni, muzamure musharinga ahantu hose. Amasengesho ibihe by'ubugoryi barabyumva oya, byanze kubibimara byaranze. mumanure bari abantu ko banumvaga nshaka kugira ikintu nkora, oya sigaho ntabwo ari igihe gahunda igezweho no gufasha ibigori, shaka ibintu by'ibiradiyo kandi wumva ukuntu ibintu by'ubugoryi biba biridanda, atari ku bundi katukubaza hari ingingo iturengera, wadusobanura uburyo ki twebwe turi ibihumbi magana mwe muri umwe urumva bavuga uti se none ntabwo muzi ibintu bigendanye n'inzira y'igihogere n'imfunganya ziba ibyo bintu by'inzira ninde ubikubajije, nimba turi kurindagira bose n'abandi n'abahindu n'abandi bose bazarijyamo, kuvuga ko bazarijyamo ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntabwo ari we, hari izindi zabonetse kandi nabo bari kugenda batega ubwato wanyura tega rifuti uzarigeramo. Mwebwe muze pfa kuzana icya-10, pfa kuzana amaturo, waritanze yego, icya-10 wagitanze yego, hanyuma ibyizo yazamo yego, muri worship urimo nzanira amafaranga wowe ibindi izina ryawe ndarisibura, nta muntu uzarisiba mu ijuru, nzanira tuzagira ikibazo nta muntu uzarisiba. naho amasengesho na Robert mu gihe kigoramye cy'ubugoryi, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Haleluya. Mwemere kubabazwa, mwemere gucishwa bugufi, mwihanganira ibibagerageza, nimumara kwiyemerwa muzahabwa ikamba ry'ubugingo. Bati dore bariye shaho wihangana se, ngiye mwabivugiye kwataje ibyo bintu ngo wihangana ushonje, abandi bari kwiga hanze muri za kaminuza zikomeye, bandi bari kubaka utugeretse, ngo murihangana se kuza ukoza ivi hasi tukagwa, gutandukana n'umugore wenyine tukamushingira iwacu, ibyo ni ibintu byadanje, tukajya tukwihera amapasi n'amavideo ya nijoro, ukibonera amadolari, gutandukana n'umugabo, gutandukana n'umugore, sheta umwana wawe bakamurangiza. Ibyo ni ibintu byadanje. None se ugifite ubwoba bw'iki ko hari n'abandi bagenzi bacu bakuze se kuguhindura ugakeza mami na dadi na poso Yesu ukamureka. Itorero ryacu arabakozi b'Imana
tukakumenera, ibyo ni ibintu byakunaniye. Waretse kwiteranya, uvuze ubutumwa bwo kutiteranya, ko twajya tuguha wabiki, kareka tugakomeza tukikorera utuntu twacu, ko tugomba kuyirinda imurapaka ku ndiba y'urwobo. Bose witwa Antikristo ko agiye kuza tukamuhereza ibye, nawe agahereza umuhanuzi w'ibinyoma. Uri kutubaza iki? Tutuntu tw'imirasire, tutuntu tw'imitako, ninde uri kukubwira kudusobanura abantu? Ubwo twihoreye wabi dushaka iki? Wambaye impeta y'umukara bitaniye n'iy'umweru, nimba niyambariye impeta y'umukara si impeta, uratubaza iki? Wagiye ubyihorera ubundi ubu uri kuvuga iki? Ibyo uko turi kwishyiriraho ibimenyetso bya piramide, ubu uri kuvuga iki? By'amazuba, by'ibicaniro 7 birakureba, iby'inyumyunyu yo mu nyanja ubu bivuga, ubu bikubajije ubundi ko turi mu gihe cy'ubugoryi. Waretse n'ubundi remo zo mu bugoryi zikikorera akazi, uratubaza iki? We ntabwo ugendanye n'igihe turimo. Sengeje mwaratakaye muri abaturage babi ko se ntabwo waza tukakujyana Dubai kajya kureba icyo bita sekuse nigenda mu kirere ko wabi zaguma gutyo muzapfa muri abaturage ariko babaturajuru. Nta kibazo ndetse mwirangamimerere ry'ijuru. Hoya mujye muceceka namwe, ibyo ntugukabya. Ubuzi insengero zose zayoba, n'urwacu rwuzuye, na leta yemera yafunguye imbere y'izindi zose. Ubu ni rwo abakomeye barimo, hari idini rya basogokuruza bacu mukavuga ko ryayobye. Ibyo bintu byo kusobanura abantu ko guhera muri 2020 gahunda za inzira zabyama hari, ninde ubibatumye? Mwagiye mubyihora ko nta musozi wahindutse umutuku cyangwa ngo ugwemo hasi mu itaka, ko twasengeraga ariho tugisengera, ko tugisengera, ko n'urusengero twavuguruye tukuzuza ibisabwa. Ibyo bintu byo kudusobanura yuko ari amaroje y'abafuramaso, uratubaza iki? Nta bwenge dufite bwo gusobanukirwa ibyo bintu masengero, ibintu by'amakorari yacu aririmbira mu mwijima. Wibituvugaho hacecetse ubundi twakubwiye ko dukeneye kumenya ibyo bintu. Igihe cy'ubugoryi ko tuba turi kwiyononera, kwiyonona uratubaza iki? Uratubwira ibyo twambara by'amabara ya Satani ko tuba turi kwiyonona, uratubaza iki? Gusengera kwa mami, kwa dadi, ko ari twebwe tuba turi kwiyonona, wowe ubivuga ari ndubi kubaza. Ubu twisinye amasezerano tuvuga ko nta wundi muntu tuzizereramo, none wowe utangiye kuza ngo dusakuriza, saka kuzana ibintu byo kutubangamira, kandi nicyo tubangira. Hagiye mukavuga amacano, twe twarashyizeho amacano tuzajya tunyuzaho ubutumwa bwacu, twabwitiriye ko ari ubwa Kristo. None murayahiritse unakirebwa shagirebwa. Twe twavuze ko ariho ubufasha ujya gufasha imfubyi buzajya bunyura iguka mu mifuka yabo batambira ibitabo nkamira ubundi ubwo bupfubyi bukabona uturungurungu. Ubundi ninde wababwiye kujya muvuga ibyo bintu? Mwatumye batumenya gusa, murabeshya. Ariko mwarabaduteje hari uwambwiye ngo ushanga uriya mugabo muri Canada ndamwanga kabisa. mwanga mutamwanga. Ibintu byo gusobanura ibintu by'abafuramaso, twe twaravuze ko tuzabagwa gitumo, twamutumye tuhagera. Wacu yarababwiye yuko mu Rwanda bataza kuhakorera, abantu babo bose baciriritse. None mwabishuye gute ko bahageze? Ibyo bintu se byo kutumenera ibanga ry'abasiyonisite. Twe twarababwiye ko basengera Isiraheli. Ninde wababwiye kubabwira ko bari ari abayisinagogi ya Satani biyita abayuda kandi atari? Ninde wababwiye byanditse muri Bibiliya ntawe bisomye? Kuko ntawe wabisomaga, n'uwabisomaga tuvuga icyo bisobanuye. Mwazanye nka jambo ngo muri Babuloni bacuruza ubugingo bw'abantu n'imibiri yabo. Ubwo ibyo bintu ninde wabibabwiye? Si ubu kugira ngo ubu twari tuyobobwenge ko nta muntu wemeye kwigisha ibyahishuwe n'ibya Daniel. Ndababwiye kujya muvuga ibyo bintu n'ibyo muri Ezekiel mukabisoma. Ese ubundi mujya gushyanuka, ntabwo Mose yatwandikiye ibitabo 5 n'amategeko, isanduka y'isezerano nirimo, nitwari twarayishyize mu rusengero. Ibiteko by'amatabaza twabishyizemo. Kugenda mutubangamira gusa. Ndababwiye kuvuga ko kuba
amarangamutima yacu ariyo bitwikira kugira ngo agire utwo bikorera. ninde wabibabwiye ko abo dusezeranije bose nawe ugomba kubyara? babwiye ko muvuga ibyo bintu. ninde babwiye ibyo bintu? kadusoza ikiganiro ko nyine abo twigiriye bapfusha imfura. ninde wabibabwiye? si twe twarabiyamye kuvuga ibyo bintu turi mu gihe cy'ubugoryi, aho nta muntu twari twaravuze ko ntawe uzasobanukirwa ikintu na kimwe cy'abantu bacu bibereye mu kazi ko guteguriza umwami w'umunyamwaga. wenda kwima ugomba kuza kwibabagiriza mbona urutwana yakana nzovu cyane. si w'ibyo bintu uri kwirwa uvuga. nde wakubwiye ko aba bikeneye? niyo mpamvu amacano yanyu atarebwa. YouTube ntuzajya ukora recommendation, ujye mumanura cyane, mumanure bazacika intege. ko tubona bagumana imbaraga mujye mubatera mu nzozi. ko byatunaniye murebe ukuntu mugenza mu bateze bya bigoryi byacu. nta kigoryi mufite kikaze kizi kuvuga uburyoza mugitereka hariya. amasengesho uko yasojwe mwashatse ukuntu mudushinza na boti batutse Imana n'umwami uruzabibu mukandurukane bakarurandura. tuba tubona iri muri bo iruta iri muri twebwe. mwihangane muhangane, mujye mubuza abantu bacu kubumva. nagira umuntu bahamagara babaza ati ariko buriya amasengesho Robert mubabona gute? ni Beelzebuli yigenza. muvuga ko ari ba Beelzebuli, abakuru b'abadayimoni. biriya bintu bavuga n'ubundi ni iby'abadayimoni, ntabwo ari ibyo batekereza neza. iyo wanarije ubona bari abantu bavuga ibintu byanyabiri. muri iki gihe tugoramye ubona bo bagoramye, ubona bagendanye n'igihe turimo. ntabwo bagoramye pe, ntabwo bagoramye. ibintu byo ngo byo kuba amatabaza gucana amataroshi kamurika ahantu hari umwijima abantu bose ngo barebe. ko twe twiyujurije Big Arena twagarutse turavuga ko turavuga Yesu noneho ku buryo umuntu wese avuga ati araturenganije kudufungira igisengero. ninde wababwiye kwitegereza inyuma ku bintu by'amabuje ari inyuma iriya ibyambaye amakanzu y'umukara? ninde wababwiye ko byitegereza? ndagushimiye wewe wabanye natwe muri iki kiganiro. reka tuzatira umusozo w'iki kiganiro, ariko uri he? uri mu bugoryi, uragoramye, warononwe, urakomerewe. where are you? where you are? muntu dukurikiye, ntabwo igihe cy'ubugoryi gisapotinga abafite ubwenge. kandi ijambo ry'Imana Yobu 28:28 avuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. niyo mpamvu wowe nimba ufite impano y'Imana wishaka sapoti muri iki gihe, raramurebe mu ijuru honyine. ijambo ry'Imana avuga ngo kure tumeze nka karungu yo mu mahwa, kure y'induru z'abarasa. izi nduru z'ubugoryi n'ubuhoname n'ubuhonobere n'iki niho tugomba kujya gushakira amazi. n'ahanga nta kintu wakura, ntabwo uzava mu biradiyo. tuvugisha ukuri, ibyo bihe byararangiye. urumva, wezwa niyezwe, uwandura agume yandure, kubera ko igihe kiragabanyutse. igihe cyo gukanguka kwacu kiratwegereye, kirasohoye. naho saa sita wiza washyushye ngo mvuye mu bugoryi, mu gitondo buje ngo gukonja. urakonja cyangwa ntubize? ukuntu bakudodera ikote bakajya bakubwira ati nujya utaburabukira hari ujye wambara iri, nugaruka hano iwacu wambara iri, ujyanishe n'abacu. tuzongere kukubona wabibusanije. umuntu akaba afite abiri, iyo yambara agiye hariya. hari ukubwira ati ndebera niba Robert akwiye kumugiraho cyangwa se umubaze nka Yosuwa neza. umubaze ikibazo gikomeye, timurangize cyangwa. mwakoze kubana natwe, reka tubashimire. ibiganiro byacu nakagaruka. masenga Imana igumugisha, ariko muve mu mwijima mubi, muze mwisigara. abagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira. Imana amahoro rero nikomeze iberesha ukuri, ariryo jambo ryayo ribe rigwiriye muri mwebwe. muve mu mwijima w'ubugoryi, iki gihe cy'ubugoryi rwose cyo kugorama. mukomeze kumera nk'amatabaza. ishyanga rito ni mwebwe tubwira. aba bantu bose bari bazi ko utu tuntu tutazavumbuka, ariko amatabaza aradutorosha, agatorosha mu mwijima. bafite ubwenge n'amaso, n'abari maso bakagira ibyo babona, n'abafite amatwi bakagira ibyo bumva. ariko
abantu bihaye cyangwa se bahawe kuba amatabaza muri iki gihe, ntimutegereze sapoti y'iki gihe, ahubwo mwihanganire uko muri. Umwami wanyu agiye kubagororera, kimwe nk'uko abemeye kuyoboka inzira z'ubugoryi, abemeye kuyoboka izo nzira z'ubugoryi no kwiyonona kugira ngo baronke iby'isi, umwami wabo ari kubibamenaho byinshi, kuko ni ibya nyuma, arabizi ko nta n'igihe cyo kubirya gihari. Yego. Mugisha w'Imana ubabeho kandi karakomeye. Hari umuringaringa aravuga wangira. Yego. Mwami w'ishyanga rikomeye. Ndimbata. Sinabikunda. Ese uragira ngo Satani ari kubimena gutya atabizi ko nta mwanya wo kubirya nawe umufite. Nese katabibahaye karese. Yego. Mpamvu ari kubibamena. Mwe yikojeje mu bicu ari koza imitana. Ati ndakize. Ngaho rya. Byasha. Naherutse mvuga ngo ndakize. Sawa. Auta.